Ya turatangiye tangiranye n'abandi Jupiter Communication n'abatugezaho na 20 Century Fox abo n'abandi ngene Didemana kiza mwese muri Kristo Yesu umuntu uraho ngaho utangiranye kureba hano amagambo ari yandika ngo ari ahantu benshi batekereje amagambo bantu bari kugenda ahantu heza mbese haba ariho ngo abandi bakavuga bamwe bakahavuga ngo buri imbere ahangaha bari barafungura n'umufasha we ngo bose bazibona ikinyoma turi bwaze kuvuga filime iri gusoza n'ubundi ari ukurya tungu ameze bigenda bite yitura hasi umufasha barahamagara ngo Andre abana baravuga ngo papa barangije kwa muganga urupfu rwo gutwega icyayi cyo cyose n'umwe babwira ngo mugomba gutegura hazaza ho ubuzima inkuru iratangiye bikitwa none ugomba gutegura hazaza ho ubuzima bikitwa none bitangiye ku rundi ruhande dore ku rundi ruhande uburyo hameze we ni habi dore uburyo yewe we mutegura hazaza hanyu bikitwa none kuko niyo mahirwe mufite tuve hano habi umuntu usinzi. Bonjour André. Andre mwaramutse isumize ute Quel est cet endroit? ga hano ni hehe ngo iyi filime yacingiye ku gitabo cya Chico Xavier. Pourquoi tout cela m'est-il arrivé? Urinde ku kibura byose byambayeho Ne vous inquiétez pas. ntuhangayike À toutes vos questions. turasubiza buri bibazo byawe byose J'ai besoin d'explications. nkeneye ubusobanure Terre est une copie de celle-ci. ngo ubuzima ku isi ni kopi y'ubwaho ahangaha ngo buri kimwe cyose kiri ahangaha gifite impamvu cyabayeho Oh mon Dieu. ngo ayiwe mana yanjye J'aimerais savoir comment je peux envoyer un message Ngo- sincère à ma femme. ngo nkeneye kumenya ni gute nakohereza ubutumwa ku isi ku muryango wanjye On va te les voir. ngo pe ndabikeneye ngo mbese Clarisse ngo yari ameze ate ngo yari umuntu mwiza umwana wo kubazabaza witwa Clarisse ubwo afite uwari kumubazaho nyine izi ngizi ni icyamake utumuzabibona Clarisse amubwira ngo yari umuntu mwiza ngo ntiyatuboneraga igihe cyane nshuti bakundwa ni intambara ikomeye ngo ku isi yatangiye baravuga ngo amaroho miliyoni ngo ari mu nzira sa mu isi y'umwuka amagambo yandika aravuga ngo urundi ruhande ruregereje cyane domo dutatu bivuze ngo ayo magambo arakomeje ngo mumbabarire ngo hariho umutima wagusengeye Andre amagambo rero yacumburiraho ngo kuduko mu bitekereza ya magambo yavuga ngo urundi ruhande ruregereye cyane kuduko mu bitekereza yego we muri turi kugenda duha amagambo n'amashusho bihura gutyo muri kubyumva. Le monde a besoin d'histoires avec des fins heureuses. baravuga ngo ngisi ikeneye inkuru ifite iherezo ryiza dore abantu bari kuza ari benshi cyane wasanga ariyo yamaroho yakwaga ngo ari kuza mu isi y'umwuka dore Vous verrez un jour, vous comprendrez. Il est toujours possible. ngo burya biba bishoboka ko wibuka Imaginez après la vie. mu mbese waba warigeze utekereza ubuzima nyuma y'ubuzima nosora notre demeure nosora iwacu mu rugo niryo zina rya filime sasa izi ngizi zari incamake kizwi nka trailer le film complet est en route et il sera bientôt ici bubahira bihari kuri chaîne yanyu la traduction de l'évangile hanyuma ntukwiye kuzayicikwa ntukwiye kuzayicikwa tuzajya tureba ku nyuma byinshi nka kiriya mwabonye bavuga ngo tous s'y retrouveront bose bazibonayo icyo kinyoma ni igiki n'ahantu mukizi mbaririmbiye ngo twaremewe kuzajya mu ijuru ngo niho twese niho mwese muzagira muti ikinyoma cyane koko nibyo twaremewe kuzajya mu ijuru ariko siko twese twashatse kujyayo ariko ababyanze Bibiliya irambwira ngo inzira y'igihogere harimo benshi bayibereyemo kandi bari kwerekeza he kurimbuka hanyuma ngo mwese muzagira ute inaha bakatubeshya muri filime ngo bose bazibona yaho hano niyo bari kuvuga ibinyoma tuzagera dutunga agatoki n'ibindi byinshi n'ibinyoma bya purgatori iyi filime mbese umugatolika ntabwo akwiye kuyicikwa si wo gusa n'abadivantiste namwe nuko ibintu muvuga ngo umunyabyaha yapfuye arekera kubaho bikarangira ni definition y'urupfu ndi wayibigishije acyo ubuyobe gusa urupfu ntabwo bivuze guhagarika kubaho niko bimeze la mort n'est pas une cessation des existences mais simplement un transfert de cette vie à la suivante. It doesn't mean ceasing to exist. Oh yeah, it's just a transfer from this life to the next. Kwimurwa ukurwa muri ubuzima ujya mu ahandi tabizi wasura cyane
Gaspe tw'umunyarwanda ukareba Nyamutunzi na Lazaro ukamenya uko bimeze. Iyi uba cyokoze umukiranutsi n'umunyabyaha bafite aho bajya hatandukanye, ahubwo wowe utangira utegura aho uzajya bikitwa none kuko nta rindi hirwe rya kabiri nka kiriya kinyuma ngo cya purgatory muri filime naho tuzagikomozaho bababeshya n'inguki iyo upfuye biba bikurangiranye. Bibiliya avuga ngo kuko umuntu agenewe gupfa rimwe nyuma yaho akazi iki urubanza nta byihirwe rya kabiri. Tunganira Imana bikitwa none nuko yo kuzapfa utazi Kristo, udafite Kristo, kuko ibyo birenze no kunyagwa zigahera. Ibintu nk'ibyo tuzagenda tubikomozaho n'ikinyuma nka reincarnation, icyo nacyo tuzakirebaho. Ikintu kitabaho ku bantu cyo koza kwa Nefimu bibaho, ugasanga nk'umunifimu wabayeho kera mu bihe bya Ahabu, mu bihe by'aba Eliya, twarabirebye mu Eliya mpaka Sarefati muri iyo myaka za 850 mbere y'ivuka rya Yesu, kera cyane ugasanga yabaye icyo gihe agapfa, ariko ugasanga yongeye kubaho mu bihe bya none. Ugasanga rero ibyo byitwa reincarnation. Tuzabona muri iyi filime n'ibindi byinshi. Sasa urugifite ibinyoma muri kugenda yigisha digenda hari ngo minyomoze, kuko namaze kumenya yuko buriya iyo umaze kuvumbura ikinyoma ukagishyira ku karubanda bituma benshi bamenya ukuri kuruta uko uri kwigisha ukuri imbere bataramenya ikinyoma. Mbese bimeze nk'uko wavumbura umwimerere w'ibara ry'umweru nyuma yuko umaze kumenya umukara. Aho umaze kumenyera umukara ugahita uvumbura umwimerere w'ibara ry'umweru. Uko nuko bimeze didahanga nzajya mbikora cyane. Kwikora umurimo w'Imana, didiye nkora umurimo nawe muri Kristo Yesu, umuhamagaro unyuwe n'umwuka wera, nandikisha ingororano hehe mu ijuru. Niko bimeze. Zaza niba iyi video wayikunze, ikimenyetso kigaragaza kuyikunda, hanyuma ufite ibitekerezo ntibisubiraneho, ahubwo byandike muri commentaire, kuko ni inkunga ikomeye. Muzi uko mbifata, umwe mutanze wa school fees. Hanyuma niba ari ubwa mbere ugeze kuri icano, kugumana natwe si umwanzuro mubi, kuko ari ibindi byinshi byiza bikiri mu nzira, nkuko nabibabwiye, ntukwiye kuzabicikwa. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous remercie beaucoup parce que c'est un grand soutien et que Dieu vous bénisse pour ça. Bani bw'umukino bayirebye kugera ni inkunga ikomeye. Ni inkunga ikomeye. Hanyuma Kristo akomeza kubahaza ibyiza y'amahoro atanga bitari nk'uko abisatanga, ayo akomeza abasage. Yari tuzasubire naho gutaha. Na je vous dis à la prochaine. Tuzasubire tu rero, ndabakunda.